Shalom shalom nshuti bavandimwe, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabano itandukanye y'isi. Aho bwije tubahaye mwiriwe, aho bukeye tubahaye mwaramutse. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese. Nshuti bavandimwe, turabakunda, twongeye kandi kubigeza muri studio zacu kibisanzwe kandi muturamdusanga kuri Karingi TV Show 1. Aho niho turi, twaje kandi twahigereye. Rero turabashishikariza gukomeza kudukurikirana umunsi ku wundi. Bavandimwe, mwaturaga munkurikirana jewe ku kinyamakuru cyangwa se kuri channel yitwa Karingi TV 1, ariko uyu munsi mbarizwa kuri Karingi TV Show 1. Wewe utarakanda subscribe, reka ngusabe kugira ngo uzabashe kunkandira, tuzanteze imbere muvandimwe, nanje nzakwishimira rwose. Rero dushimiye abantu badahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Rero turabegereje n'abandi bose badukurikira umunsi wa mbere, namwe turabegereje. Kuko bisanzwe uyu munsi twongeye twaje ahangaha, ushize twari twahageze kandi hari bamwe muri bamwe turi kumwe hano twari kumwe ubushize. Uyu mubyeyi ngira ngo mwaramubonye, hari ubuhamya bwe bwaciye hano, yatugaragaje ubuhamya bwinshi kandi bwiza bwabashe kubaka abantu imitima, abantu bagira icyizere. Ariko uyu munsi wa none twongeye kandi twaje dufite umutumirwa, kuko twababwiye ko tuzabazanira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi twamuzanye umutumirwa udasanzwe, afite ubuhamya bwinshi cyane kugira ngo abashe kutugezaho. Ndabizi ko ari cyo buzabasha kubamarira, kuko natwe hari cyo buzatumarira. Rero turamwegereje muri studio zacu na mwene data Butoto Mihanda TV, nawe turamwegereje muri studio zacu. Rero namwe mutarakanda kuri subscribe ya Butoto, nawe reka mbasabe muzabashe gukandaho Butoto Mihanda TV 1. So reka nawe maze mwegereze kugira ngo nawe aze kwiyegereza umushitsi, kuko n'ubundi turahangaha kubwiwe. Urakaza na muvandimwe. Yego. Shalom shalom. Turasuje mwese afana bacu, afana bo kuri Butoto Mihanda TV. Turabakiriye ngo mwegere mwisange hane haji wanyu, muhora mwisanga. Turababwiye ngo nimuze dutangire akazi kacu twakinjiyemo, mwegere tubane. Abakunzi banje ababashije gukanda subscribe, bandika amakomantere, mugira gute muri abantu b'ingenzi kuri Butoto Mihanda TV. Turababwiye ngo mwegere kandi mukomereze aho ngaho mugeze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha abakomeje kudukurikira, abatatuzi batubonye bwa mbere, mwisange tubahaye karibu ngo mwegere. Tuyegereje uwacu mugenzi wanje, umunyamakuru wacu wo kinyamakuru cya Karingi TV Show 1. Mukandireho abakunzi banje bo kuri Butoto Mihanda TV, ndababwiye ngo mukandire kuri mwene data, nawe akomeze atere imbere bigende neza. Mwegere kabisa. Dufite umutumirwa wacu mwiza cyane, afite amakuru menshi, afite ibitangaza Imana yamukoreye yaje kutugezaho. Mutoro dutebe muze mwicare hano mutegere ubuhamya bwiwe. Ni ibintu byiza cyane bibasha kubaka abantu. Murabizi ko twababwiye ahangaha ni ubuhamya Imana yakoreye abantu, ni amashimwe, ni ibitaramo. Nta makuru yo mu muhana, amakuru yo mu muhana ari ku ruhande. Ahangaha ni igitaramo n'ubuhamya n'amashimwe. Turamwiyegereje muri studio ya Butoto Mihanda TV no kuri Karingi TV Show 1. Ngo yegere, turamwakiriye yisange ahangaha. Imana imuhumugisha yegere. Murakoze cyane. Ataravuga umutumirwa wacu, naje uri hirya ya kamera, banyita Musengo Alexis, korera ku kinyamakuru cyitwa Senki Meselipa Karingi TV. Muhanyarukire muhakande kugira ngo mukomeze mubone amakuru yacu meza agenda abageraho umunsi kundi. Karibu umutumirwa wacu. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Emile Nkuruziza Mugabe, turi hano muri Kenya aho bita Kasarani Maji Mazuri. Ni umugabo ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Murakoze cyane, nejejwe no kuba kuri kino kiganiro twateguye uyu munsi, channel ya Karingi TV Show 1 na Butoto Mihanda TV na Senki Meselipa Karingi. Mwakoze cyane, turashimye kuri kaze mwaduhaye. Murakoze. Mwene data arakoze cyane.
wegere tuguhaye kazi. Asante. Aha ngaha twavuga ko tuzabazanira abatumirwa beza bazabageza ubuhamya butandukanye muzagira icyo basha kubamarira muri iki gihe kandi buzabasha kudufasha twese hamwe. Rero reka tumusabe abashe kutugezaho ubuhamya bwiwe. Uyu munsi hari igitaramo gikomeye, turatarama ewana, twahuye twese turi abantu mu karere kamwe, abanyakaringi n'abanyaminembwe hose ni hamwe. Rero abantu mu karingi tuzahwema kubasuhuza, abantu mu minembwe tuzahwema kubasuhuza. Uyu ni umunyaminembwe muramuzi cyane, ni umuntu wabaye hariya Madevu, abantu benshi baramuzi, ni inkorere ya hariya, yakoze ibintu byinshi cyane kandi afite izina ryiza. Rero turabasuhuje mwese, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Rero nkuko ashaka kutugezaho amakuru meza cyangwa se ubuhamya, reka tumusabe abashe kugira icyo atubwira. Kaze mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Ubuhamya nibwo nshaka kugira ngo bagezeho, geze ku bakunzi bize channel zose ziri hano, tusaba n'abandi gukanda kuri subscribe. Gutezanya imbere ni umuco mwiza kugira ngo ibikorwa bizakomeze bitera imbere cyane kabisa. Ikiganiro nshaka kubagezaho ni ubuhamya bwanje bw'ibizambayeho kugira ngo nawe nubwumva uzagira icyo bugufasha, hari icyo bwaguhinduriraho cyangwa ukamenya ko hari icyo Imana izikora ku buzima bwa buri munsi. Mfite ubuhamya bw'ibizo Imana yankoreye, yandinze impanuka z'imodoka, impanuka nyinshi cyane hano mu gihugu cya Kenya. Nageze hano muri Kenya mu 2016. Mpageze kora ibikorwa bindi bisanzwe, imirimo isanzwe nk'abandi bakora hano. Noneho igihe kigeze mu 2018 na 19 aho ngaho, biba ngombwa ko nje gukorera mu cyaro. Ngiye gukorera mu cyaro, nje gukora ahantu mu ruganda. Muri urwo ruganda nagiye gukoramo, nari mpawe adresse n'umuvandimwe wanje warukoragamo, ariko we saho yakoreraga. Aho nagiye gukorera Nakuru, iwe yakoreraga handi. Arampamagara kubera ko niva nesanzwe nkora hano mu rugo, arampamagara ambwira ko hari ahantu bashaka umukozi muri izo nganda, iwe yakoraga muri indi shami. Arambaza ati se wajayo? Ndamubwira nta kibazo, nagenda reka ngire ndebe. Ariko urumva nyine byari bigoye guhindura akazi, kuva mu rugo kaja mu cyaro gusa mugiye guturayo, biba ari ibintu bigoye cyane, ahantu utamenyereye. Ubundi twari dusanzwe tujayo muri aka kazi nyine gasanzwe, ariko ngenda ngaruka mu rugo. Noneho byari bigiye kuba ngombwa ko ngiye gusa n'ugiye kuba perimana, kaza nta rimwe na rimwe mugiye umuntu abonye gakonje. Ndagenda ndatekereza hari nka 2018 mu mpera zawo ugiye kurangira umwaka. Ndagenda ngezeyo, navuye hano amasaha y'umugoroba, ndatega ndagenda ngezeyo bakira abo nasanzeyo. Ntangira akazi, umunsi wakurikiyeho ntangira akazi kuko nagezeyo mu ijoro. Bukeye mu gitondo nzinduka nyine kuri ofisi kuvugana n'abayobozi, bahita bambwira ngo ntangira akazi. Ubwo bahise banshira muri shift y'ijoro kuko twakoraga shift, hari shift y'amanywa ni shift y'ijoro. Ngiye nkora shift y'ijoro muri izo nganda nyine. Hari inganda zikora ibintu by'imigati, makeke, amandazi, mabiscuit, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Nuko umugose wacu yari umugabo w'umunyarwanda, ariko nyine hari higanjemo n'abagabo b'abanyarwanda n'abahungu b'abanyarwanda benshi bakoraga, ariko n'abanyakenya barimo benshi. Turakora nyine akazi gakomeza kugenda neza. Twinjira mu mwaka wa 2019 urarangira dukora akazi neza nk'ibisanzwe. Noneho umwaka ugeze hagati wa 2019, kubera ko nakoraga nyine shift y'ijoro, bose aranyegera arambwira ati Emile, ndashaka kuguhindura akazi kubera ko wewe uzi igiswahili cyinshi, ndashaka kuguhindura akazi nkohereze mu yindi intara ya Baringo. Ndamubwira nta kibazo kubera ko nta kazi kamwe n'ubundi nta kibazo. Naho muri Baringo County twari tubafite
umusupplier wacu wakoreraga twashiraga umuzigo agakorerayo. Ubwo boss amaze kumva icyo gitekerezo ndavuga nta kibazo n'ubundi turi mu kazi. Ubwo nditegura none mpitajana na ya modokari itwaye imushiriye umuzigo. Ndagenda yari umugabo w'umunyakenya mushikeyo anyereka inzu nyine aho ngaho yatuye n'umugabo nyine wari mu rugo rwiwe nyine anyereka inzu ngomba kubamo ibintu zose arabyegeranya namwe ati ngiye icyumba cyawe umugore azateka nyine tukarya twese mu rugo nk'ibisanzwe tukaje mu kazi. Ubwo ndakorayo noneho ntaraje kubayo perimana nari nakoraga akazi ko kugira gute ko gutwara imizigo nyine gukora delivery. Ubwo bari bamaze kunshira ku masoko kubera nzi gitwahira cyinshi bashira ku masoko noneho ngatwara delivery. Igihe dutwaye umuzigo kuko kugera aho ngaho uwo mugabo yari atuye utuzina tw'abakarinjine tuba tugora cyane. Kuva Nakuru hari aho twatangaga umuzigo hitwa Marigati. Bamaze kwinjira muri Baringo. Nabona Marigati. Bamaze kwinjira muri Baringo uja Kabarnet. Naho twatangaga umuzigo wavaga Marigati ukazamuka mu misozi twinjira Kabarnet none ukamanuka aho bita Kabaritonjo. Aho Kabaritonjo niho uwo mugabo yari atuye. Kabaritonjo neze niho yari atuye. Niho yari atuye. Nijya ruguru ijya mu misozi yazaziwa. Naho muri izo bice. Ndabona. Ya kazi turagakora tutanga delivery. Ubwo nari mfite umushoferi wanje twakoraga delivery yo kujana umuzigo muri Baringo County. Hakaba n'undi dusupplying aho hafi za Nakuru aho bita Bahati n'ahandi hitwa Solayi. Noneho dutwara umuzigo aho ubwo ngiye kuganisha ku mpanuka ya mbere nakoze ya mbere. Ko dutwara imizigo twabanzaga gutwara muri Baringo County iyo twagendaga mu masaha ya kare nka saa 8 tukagaruka nka saa 2 z'ijoro. Noneho twagera ku ruganda nka saa 2 z'ijoro ubwo tugaruhukaho gatoya zagera nka saa 5 saa 6 tugakomeza undi muhanda uje aho ngaho bita Bahati na Solayi. Ubwo saa 7 z'ijoro mvuga. Nuko turakoza akazi komeza gukora gutyo muri ubwo buryo. Noneho umunsi umwe barampamagara nyine kuko bazaga abamaraga gupanga imodoka imizigo bazaga kutubyutsa ngo tutware imizigo. Barampamagara ngo nize imodoka yabaye tayari. Sawa naje mpamagaye umushoferi wanje arabyutse araje twinjiye imodoka. Ubwo twavuye gutanga uwa Baringo tugiye gutwara noneho wa Solayi na Bahati ho hari hafi. Hari hafi cyane aregeranye ntabwo hari kure. Nuko noneho twinjiye modokari turagiye aho ngaho naho twari dufite route zigera muri 3 ahantu ama deposit 3 twagomba gushira iyo mizigo yacu. Uko aheshi twari dufite ifunguzo z'ahantu dushika gusa tugafungura tugasiga mu muzigo nyira wakaza gucuruza mu gitondo. Ubwo twaragiye tunyura aho ngaho bita Bahati hari ama stock abiri twagombaga gushira mu muzigo. Dushira kuri stock ya mbere turatambuka dushira ku ya kabiri. Noneho tugiye ku ya gatatu sasa ahaje kubera iryo sanganya. Nibazo turagenda iyo uvuye aho ngaho bita Bahati uje aho Solayi hari ahantu hari umusozi. Kuri uwo musozi hari umuhanda iyo ugeze ku muhanda ugenda ahantu harambitse noneho werekeza kuri wa musozi. Wagera kuri wa musozi kaba umuhanda ugaca mu mbavu za wa musozi kugira ngo uzazenguruke wa musozi winjira muri Solayi. Ubwo tugiye kuhagera umushoferi hari ukuntu yari afite speed. Ndamubwira ati itonde hano imbere hari agakona katameze neza. Kandi urumva ntabwo sofuga ngo yari yasinziriye yari maso yari muzima kubera ko twari tuvuye gutanga umuzigo aho handi hafi cyane. Nuko we ni nkawe wenda atanyumvise uko mubwiye aragenda arakomeza na ya speed yiwe yashitutse kera yageze kuri ya korosi. Twari babiri nicaye hano ku ruhande nawe ari kuri vola. Ageze kuri wa mukingo hahandi nyine imodoka ari ikatira ikintu gusa numvise akubita wa mukingo. Akubise wa mukingo
iyi modokari sinamenye ukuntu byagenze yahise urabona ko nyine yarigeze ku musozi ahantu hamanuka yahise itubirindukana iragenda iratumanukana neza yagenda ibirinduka iyi ku musozi umve ivyo bintu bitangaza Imana yakoze. Bose hari ngasanga hari saa 7 z'ijoro. Saa 7 z'ijoro. Saa 7 z'ijoro. Hari ibintu nakangaye cyo. Hari mu 2020 mu kwezi kwa mbere ku itariki 16. Ndavyibuka izo tariki kuko kwezi kwa mbere. Kukwezi ni ngombwa gutanga ubi cyane. Ni kubi ku buzima bwawe. Nuko. Ubwo naho ubwo imodokari yagendaga ibirinduka gutyo yageze hagati gutyo umusozi ijugunya wa mushoferi. Iramujugunya asigara mujenyine arakumva naje ntahari narifite ndamanuka nayo twiye ku musozi aho yakageze yitigwa nyine ihagaze kiyo baba batwara ni umuntu ashaka amafoto nzayabereka kubera ukuntu twagendaga twibirindukana gutya nayo none nkagenda nkunga kuri vola isi isohoka ije hanze noneho kwa kundi ihagaze nari mfite telefone zibiri telefone gatoya k'amatushe na touch noneho ngongere hasi hahandi yahagaze urumva nyine nari ngicyaganyikiwe wari washaka kumenya hari kandi hari nijoro amatara yayo yazimye ni mu ishyamba neza niho nyine yaguye ubwo ikintu nakoze ndahise nsohoka mu modokari uri muzima ndi muzima pagarara hanze muri bitangaza by'Imana pagarara hanze pagaze hanze numva mugenzi waje karavuza induru haruguru nyine aho yamutaye hagati mu musozi ikintu nakoze ntangira gushaka telefone nini iyo yari yaguye insanga yaguye munsi y'intebe gutya aho hasi gutyo noneho kaga telefone gatoya niko kari karimo amayinite bateri yavuyemo isigara mu modoka aga telefone kagwa iruhande wa mushoferi iyo yaguye iyo yasigaye ruguru havugiriza induru nyine naho gusigara kwe ruguru niyo nduru havuza ikirahure cyamutemye hano mu mutwe hano mu mutwe cyo cyamutemye cyamubabaje cyane no ubwo sinzi ukuntu nakabakavye mbona telefone yanje iyi ni ariko no yari yangiritseho ukuntu ariko ntiyamenetse yaragonze ukuntu ndayifata ntumba itoroshi noneho ntangira gushaka mugenzi wanje ndazamutse nsanga yamutaye hagati y'amabuye imuca hejuru iragenda ubwo noneho kujya umubonye ariko nsanga nyine karavuga nta kibazo ikintu nakoze nafashe nagarutse inyuma gato y'amashaka kaga telefone karimo amayinite ngo mbe nahamagara ndagaruka ndakabona nsanga nta bateri irimo noneho nkomeza bateri yasigaye mu modoka ndamanuka nshakisha mubwire ko modoka nsanga ka bateri nako kaguye aho ngaho shiramo bateri ndazamuka ngere kuri mugenzi wanje ndamufata kuko naje nakomeretse hano mu rubavu ari ukuntu nyine kiyo cyari ariko sinaza tumva sinana nabibonye gusa nabonye gusa amaraso yandenze nyine tumaze kugera ku muhanda ubuhamya bukomeye ubwo twarazamutse ndamuzamukana ndamufata nyine ndagerageza kumuterura murenza ku muhanda nyine aho hejuru kuri kaburimbo mpamugeze ariko yaza avuga nta kibazo n'ubu aracyahari ntabwo yabaye marashimwe cyane noneho ngo tugere ruguru ku muhanda nibwo namubwiye ati se none mucira gati nta modoka ihanyura nta moto nta kintu na kimwe nta muntu tubona turabigenza gute abwira nimero yo guhamagara kuri polisi niba ari 991 sinibuka neza ndayihamagara sinzi control ubi abantu yari niba ari Nairobi bagitavye niba ari aho nyine Solai ndabahamagara baranyitaba ndabwira ati twakoze impanuka none sinzi ukuntu twabona ubutabazi barabwira ati bambaza ahantu turi ndababwira ati ni kwikona rya mbere uvuye Bahati uje Solai aha kwikona rya mbere ribanza ataho ngaho ati sawa ntegereza umwanya muto baraje bakugereho